ntacyo nashinja Imana ahubwo Mana warakoze aleluya iraha waraririye kuri ino si ahubwo se ndanza kurirya ahubwo ndasaza se wapi ngeze muri ya ese cyo myaka witiraha ni iki Nzovu iraha ni ukurya ubuzima ugasohoka nimbara ku gacupa ukakabona uwo mugore mwiza ukamubona ukagira ute kasi njya nisondeka nta muntu ndusha umugore mwiza mba nicaranye nawe mpamvu iraha kuri wowe n'umugore n'inzoga byose nako nsigaye nambaye neza Tujye dukaze kuraba Urban 250 twizera ko byose ari sawa cyane ndi kumwe na Nzovu yambaye neza cyane yambaye fila hasi ubwo ni inkweto ipantaro yambaye ni nahenze yes yambaye ipantaro za jeans bazita gute Jibuka neza aba Saviko cyangwa yari imipira cyangwa amashati akaba yambaye ikote ryiza cyane rya brand nshyashya akaba yambaye na ajya y'amabox agezweho na yaye Kevin ni ibyo ngibyo Calvin Klein harimo na Karayesi umeze ute se mzee meze neza ngewe ndashima Imana ntacyo mbayeho kuva wabaho mu buzima bwawe tubwire kado umukobwa yaguhaye kado umukobwa yamaye yes mu rukundo nta mukobwa uramakado ntawe ni wowe ubahaguze ndabara ko ntibama tubwire kado haye umukobwa irenze kado ziranahenze hagiye umukobwa ngomba kumugura inkweto nkamugura ikanzu nkajya gute ugasanga bihagaze 30,000 none se Nzovu umukobwa wakuriye amafaranga menshi yakuriye ngara andi amafaranga menshi Mama Queen nawe mvuze amazina ye nangaye yakuriye arenze ya wongo yanyibye 400 none ayo yagiye anywera nyabaze hamwe yose Emilio ntabwo nahombye uzibura ngiye igisiraje niyo muzima bwanjye sinjya nicuza niyo mpamvu Imana inkunda ikonyekama andi mafaranga nimba ikintu cyagiye kiba cyagiye utinda utekereza ku byagiye bigende Imana izongera ibindi none se ngifite amafaranga nari nambaye gutya yagakote namba ahubwo wigeze wambara inkweto zimeze gutyo ugifite amafaranga kandi noneho ikintu gitangaza usigaye unigurira ndigurira ntaganwa kwa kumwe mfite umuntu usigaye unyambika agasanga anyambitse agakweto kameze neza mbese ubu meze neza Nzovu none se ko ejo nabonye cya kiganiro twaraye dukoze n'injoro turi kumwe na Estana dusabe abantu bavuga ngo ipantaro yawe ngo babonaga ari ukuntu naka byagize gutese none kandi ejo bundi utubwira ujya ku ruhande ariya ukajyana Nyamabondo ukaza ukomplena uvuga ngo ni gutya ni kanzi buriya reka nkubyize ukuri ibisaje reka nkubwire cya gihe Nyamondo yarantunguye mbese yarantunguye ntabwo niyo mpamvu rero buriya tuye tuvuga buri wese kiriya gahunda yiwe itaragira gutya usanga n'undi ari ibyo none se nyine ejo kuki nabonye abantu kuri comment benshi cyane sinzi ibintu ahantu babikoye sinzi ubwo wasanga nari urusenda rwinshi kandi bavuga ko urusenda rutera ubushyuhe tubwire nk'igihe nk'umunsi wenda wigeze kujya guhura n'umukunzi wawe nk'uko bariya kuko bafite benshi ukagenda wamwiteguye ukajya no muri farumasi kugura bya bikoresho bindi ngiye nta bikoresho uravuga ibyo ngibyo njya kenshi sinjya nkunda kubigura umukunzi wanjye ari umukunzi wanjye tuba dukundana tuba kujya kugura ibintu muri farumasi kuko mba niyizi nawe yiyizi mubangu uragenda umunota wawe ukawukoresha neza oya nubwo wa munota umwe nubwo waba iminota 2 twe tuvugisha ukuri ese ubundi umuntu ajya kwiyanyaguza bitewe n'iki ni nka kwa kundi ni nk'aba bantu bajya kurya bakarya ugasanga babanyujije mu misutu nimba mu misoto wareba ibyo ushoboye kuko ko n'ubundi mu kanya indi kubaza
cyangwa ejo uzongera ukarya. Natwe rero nanjye mpinga aho nshoboye. wowe wanabigereranyije no guhinga. Buriya nimba uri umuhinzi umurima ari uwawe ugatangira ikivi ariko hari igihe umurima ukomplayininga, hari igihe umurima uvuga uti ntabwo wahinze neza. kereka umuntu ari mu kwawe. uzi umuntu ahinga neza, oya reba mu kwawe ni wa muntu uhingira undi, niwe usiba. mu kwawe se buri munsi wajya uhinga aho ushoboye? mu kwanjye ngomba guhinga nageza ntangiye ikivi, kandi abantu benshi baba bavuga iti ikivi ugomba kucyusa. aho imbaraga zanjye zizangeza nzahita ntaha njye gukaraba. none se uriya murima nugira gutyo ukabona wenda undi muhinzi ubishoboye ushobora kurenza ahandi hawe, ntibizatuma utangira kubona bipfuye? ariko tujye tuvugisha ukuri, umurima iyo ari uwawe wari uwawe, cyeka nda ari umurima mu kw'abandi rero wa muntu azashaka undi muhinzi yongere ahinge kuruta hawe. n'ibyo urumva rero ugomba kujya urwana no guhinga. nzahinga aho nshoboye. Amag the Black afite isambu nza kumuhingira, ngiye nzahinga aho nshoboye, cyangwa mpatane umurima mu gwini. Amag the Black umurima wawe nzawugwa nabirangije, mwereke ashake n'abawutera intabire. ese ubu ngubu nk'umuntu ufite inzu hano muri Kigali itaruzura akayiguha, wayifata? Itaruzura ari nka etaje nyine itaruzura, kugura nzo ngwaye kato, wayuzuza? Etaje igetse kangahe? wenda na rimwe cyangwa kabiri nayifata, kuko andi bana kuyigurisha sinzayigurisha. kandi hambere azaba yaramaze kumena radari, nakwema nkanayibera mwaho. oya kandi ashaka kuyuzuza. Koyoza se wayuzuza gute? aha amafaranga yakura he? nawe iba yaramunaniye. nawe baramunaniye, ariko njye ariko ngo nayimaye ngo nyibemo. nta nuko washyiraho inzugi nubwo nashyira za telepregise ku nkayibamo, nkakinga amadirishya ngashyiramo ibibati kugira ngo imibu itinjira, narangiza nkayibamo. shaka azi ubutaka bw'iki gihe cyangwa gukodesha ubutaka ukabwanga ntabwo waba hano. aho tuvugisha ukuri, cyeka nama n'imodoka arafite. ubwo se ibaza akazi kanjye ngakora mu mujyi wa Kigali baratike. njye hari umumotari nzi, nawe ntukajya reka zambikubwira imibare yawe bimeze gute. njye ntekeza nawe umubaze, uzamubaze twongera guhura nawe. njye nzi umumotari watwaraga Amag the Black amuvana i Kanombe. Amag the Black arimo kurambagiza ahantu yaguze i Rwamagana, wanyuze ku Muyombo kunoza gukina gutya, yamucaga ngahe? yarambwiye iti buriya kunywa Amag muvane i Kanombe mugeze ahantu asigaye atuye byari 7,000. none muri 7 kwana ariko ataha hehe? Kanombe iwe buriya ariko zikwana bashaka kuguha akazi kujya gutura, kandi akazi ugakora mu mujyi wa Kigali wabara amatike ahagenda. ubwo rero aho kugira ngo aho kugira ngo Amag aguha akabanza biriko nuko wakareka ukomeza ukibera Kigali. cyeka kakabanza yemeye yuko akamaye nagafata, ahubwo nkakareka nkazagaturamo naguze imodoka cyangwa nkazakagurisha. ariko kuvuga ngo ngewe mbe kwa Amag the Black kandi akazi kanjye kari i Kigali, ayo matike akunze ibyo bintu rero nizo ni bya bindi abantu bavuga ngo ureba hafi. ubukeneye rero ko bagwa nimba ari uguha ikibanza akiguye mu mujyi ariya cyo kwa Amag Black mvugisha ukuri, abutsinze mu ngwa kabanza nira modoka ariyo yahita yimanzi afite y'ubururu. akuze umuntu azaguha ibintu byose yabiguha nyine. umuntu aguha ikibanza ngaruka, ariko tujye tuvugisha ukuri. nawe uze kureba risasi, ikibanza cyawe uzi ukuntu kigura, uze kureba risasi ukoresha uyu munsi. zobu ese we bago Amag the Black we yagwaye ikibanza hanga kandi uko atakimba. ariko nzovu ikibanza cyakigura ngaye ubu ngubu wenda nuze 300. erega nanjye akima avuga kigeze kuri hafi zingahe? tuvugisha ukuri, we bagutegetse kwitwatura ni wawe, ariko nonse we kucyatuye afite imodoka ayatuye atayifite, yahatuye atayifite.
aha ntacyo nafata ngenda akora ibiganiro mu mujyi wa Kigali nkakora nka 30-40 ku munsi aho ziti cyanga umuntu uguye ikibazo azakiguye muri Kicukiro, Gasabo cyangwa se Nyarugenge za Gikondo aho nga negera hafi y'akazi negera hafi y'akazi igikondo banagwaye ikibanza ibyo nkubwiye mfite ikibanza ari igikondo kucuba mfite muri umuna wanjye ni arafo no kugeka kabiri mfite muri umuna wanjye ankukirwa gatatu afite amazu afite ibiba hano ugeze ku Murindi hano bita mu Budacya ujya ku Marimbi uwabo twese hari none yampaye inzu Rusororo mama Sanina twite uyu mwana wa bucura bwacu baramuzinze bamuzinga icyo gihe ndi mwiraha nibere Gisenyi ngaruka mu rugo Inyanza sama Sanina baramuroze baragize bati ubuzima mbese bumeze nabi muri umuntu wacu ahita tuvuga ngo muze mbahinze reba 12 uzamuka ku isoko ryo ku Murindi ukazamuka ari ujya Gasogi uriya munyamakuru nashatse kuvuga izina ufite ikipe iri mu cyiciro cya mbere ateye cya Ruzingi nacaga gutya nkajya mu Budacya uriya nawe atuye hano noneho akenshi nagendaga n'amaguru menya nawe warakundaga kumbona nkagenda n'amaguru imvura ikanyagira nkabuze koko ibi ni ibiki naba nteze noneho moto ikanca nk'ibihumbi nka bingahe nageze ubwo musubiza inzu ye ngaruka mu mujyi wa Kigali kuzampa inzu ahantu ngomba gutega njya ahantu nkorera akazi inzu zayigumana ari hazo ni kure Gasogi ni kure imvura yaranyagira nkagira gute Gasogi uzi ko Gasogi ubwo iyo nzu yaguhaga nubwo ubu ngubu wamushyira amafaranga ntabwo yayemera kuko ubu ngubu amafaranga akodesha yonyine yafite amazu mato nkabibazo uravuze ngo wari uri kwiririra we wiririraga iraha ari kurwana n'amatafari ariko Nzovu iraha waraririye byo naraririye ubu ari ikintu washinja Imana kubijyanye n'iraha Imana iranankunda rwose n'amafaranga cyafite ntacyo nashinja Imana ahubwo Mana warakoze aleluya iraha waraririye kuri ino si ntabwo se ndangiza kuriya ahubwo ndasaza se wapi ngeze muri ya myaka icyo witiraha ni iki Nzovu irahano kuby'ubuzima ugasohoka nimbara ku gacupa ukakabona uwo mugore mwiza ukamubona ukagira ute kasinjya nisondeka nta muntu ndusha umugore mwiza mba nicaranye nawe mpamvu iraha kuri wowe n'umugore n'inzoga byose nako nsigaye nambaye neza bandi bafite amakoti yabo bampinga nkayabagurira iraha n'inzoga n'abagore ariko nibyo iraha ni iki siyo mpamvu muri Bibiliya handitse ngo abakundira ha bazajya mu kuzimu ubu nanjye nzajya mu kuzimu abadakundira se bajya he ubwo abazajya ikuzimu turi benshi ariko se kubera iki Bibiliya tubuze ibintu byiza Nzovu Ama-G The Black ntabwo akundira wapi uzi ingoma agira mu modoka yaherutse kugura y'ubururu agenda afite za ngoma agashyiramo za ndirimbo ziwe iza Michael Jackson iza baki byose bura Ama-G The Black nawe aryiraho irase no kumva indirimbo ko uvuze ngo ni inzoga n'abagore erega bura njye uzi Imana nibara kugura imodokari inyuma kuri ya ntebe y'inyuma haba amabafure hazahicamo abakobwa 3 imbere ndi mukobwa ntwaye yashaka ikana munsi y'umuhanda agajazo umuntu yakuroze abagore kabisa uzi ko umugore ubwo ataguhaza umugore umwe wowe mara umuntu wakuroze niho yagutabikiye kabisa unapenda wanawake sana tugomba kugira kuko hariya tuba tugiye nzongera kwibona hese ubizi guteze ari wavuye yaraza arakubwira ngo hari ushaka ko ufite toka satani bigenza gute Ama-G birikoresha ariko biba byasaze nka nyirabyo ubwo karagaciyemo nyine sivyo reka nkubwire igisiraje sivyo iyo ufite umugore ndani nk'urugero ngiye nagwa ingero nyinshi umugabo akitaba Imana iyo ufite umugore abandi bagabo baramusigarana babandi baza kukurajya ngo agasukari ngo akira ibiki n'ubundi nibo bahita bamwinjira
none se ibyo ndabyumva ariko wowe ugiye uzi gute kugerayo ugasangayo abandi 10 abandi bagore hariya nta ariko dusobanura abantu iyo umuntu apfuye ajya he mu butaka ubizi gute erega umuntu ntago ari igikanga tuguwe umuntu ni roho njyewe natuye igikondo riba ryarimbi ryo mu Gatenga ubu harimo ibiti none bahinzemo n'imyumbati biriya ni imibiri bashizeyo umuntu nkibana na mama Sandrine twabagana bita Karambo buruzi kugira ngo bahite Karambo ni imirambo hariya ni mu Gatenga nyine noneho mama hari umuntu wari wahinze imyumbati yari yakwirimbi yaduhe imyumbati yose kuneruraga nabuse imyumbati nyiriye impamvu iba no kuri akureba nzo uri wawe ufite igiti n'ikingiki niyo so bashaka ibya Majid Buraka kubyiga hanyige ngiye nta nagitera ari iwanjye buri muntu wese agiye icyo agira swingiza ariko iki giti ni ngiye nshobora kwakira igiti cy'igicucu cy'isombe kugira ngo imyaka ngezemo ngenira umunyinya buriya uzi ikibazo cy'umunyinya umunyinya buriya ngugira hamwe n'umuvumo ugira imizi ishobora kuva hano igahita yinjira muri inzu ya Majid Buraka ikaba amakaro agahita azamuka burya ishobora no gusenya inzu buriya nimba ugiye gutera igiti ujye umenya na bwa bwoko bw'ibiti ugomba gutera ntibugire ingaruka ku nzu wubatse ariko n'iki ngo kigira imizi miremire muri Majid Buraka niwe uzabona ingaruka yabyo ibi birahuri biminagutse akabajya umugendaho ni inshuti yanjye ndarenga nabonye indirimbo namufashije mu mashusho ubu uzongera unamufasha hari izindi agiye gusohora abandi mbaca 50 ariko Majid Buraka nzambukiramo imiyaga n'agatike konyine akangura nakagwa nk'inka kandi indirimbo wagiyemo irareba igomba kurebwa sindi umusitase by the way ariko barazovuye cyangwa uzazovu baraje abana nzovu kabisa umugani wa Esther abantu ari kubona ko bagukunda nge barankunda gusa nzovu mbabarira biriya bintu byo gutukana ubireke ntabwo ngitukana banjye ntabwo nzongera gutukana bakugira inama no kuvuga ngo uje kuvuga ngo Esther kwisi ariyo twe tugeze kuri mu gutukana nyine mu gutukana ubundi icyo nirenze Esther sinzongera kumutuka sinzongera kugira gute ariko nashaka ibintu byo kunyurira chance haya urabona muri Bibiliya yaranditse ngo gira neza wigendera ubundi ikintu cya mbere ni ukurinda ururimi rwawe urumva kandi Tanzania waririmbye ngo ururimi ngo ni inyama yigenga kandi bakango ururimi ni inyama iryoha ikaba uziko buriya ururimi rw'inka n'urwene mu kabari ahantu botsa rwo rushira mbere hamwe na ya nyama yindi ntashatse kuvuga kwaje kwa Paul mbura ngo nizo burushete zishira mbere nuko ari no yari ingingo no bura iyo ujya hano bita wari waziryaho ururimi rumi na ruriye ururya wumva inyama isa nk'iguhanda gutyo uziko wariye nawe ibintu byinshi ururimi kuko ikintu ntazarya ni umutwe basi narya umutwe w'ihene ngaho ubwonko ngaho ibivumvure ngaho iki ariko buriya umutwe w'inkoko nawe ugira enda ibyo bintu twazabibaza Majid Buraka kuko niwe ufite inkoko niwe uzibaga buri munsi umutwe w'inkoko nawe ugira ubwonko of course inkoko nayo igira ubwonko nta kintu na kimwe kitagira n'iki giti kigira ubwonko igiti ntabwo kigira ubwonko bro gutese kandi ubwonko batubwiye yuko ngo iyo umuntu yitabye Imana umutima niwe ubanza guhagarara ariko uhagara ngo buri ubwonko bugikora niyo mpamvu hari umuntu ejo wambwiye ngo nka se yashika iyo umuntu amaze kwitaba Imana hari ahantu babanza kumushyira kugira ngo bare nibura ko hanyuma y'iminota nk'inga ashobora kuzanzana ariko rero uzi iyo umuntu apfuye nzovu ubwonko nibwo burekera gukora ubwo bwonko nibwo butanga komande rego umenye ko no kugira ngo nese iyo umuntu yitabye Imana umutima n'ubwonko niki kibanza guhagara mbere ubwonko bwanga gutanga bwagarika komande nuvuga ngo ubwonko rega nibwo butanga komande bugatanga sinyari bukabwira umutima ngo pompa komande nka tujya mu tugatanga komande oya ngeze no mukomite muri siyanse ubwonko butegeka umutima bubwira umutima wawe bukabwira amaso yawe none se reka mubwira ikintu kibazo kugira ngo uzi ko ubwonko
uzi ko ubwonko budiritinga amazuru yawe. ibi byo guhumeka Oya, budiritinga gusiba. gusiba Arubwo iyo urebye hariya, arubwo ureba amazuru yawe. oya Ariko reba hariya ndewe uyitayeho. ndebye hariya Reba hariya icyo ndeba uyitayeho. ndareba urugi Oya, reba hariya witaye ku mazuru, suri buyabone. Ariko kubera yuko ndimo ari ikintu kubona uhorana nacyo buri munsi, ubwonko bwarabisibye. Nuko ngo ikintu uhora ubwonko ni ikintu ni technology irenze. Urumva? nicyo kintu Uziko kuva wavuka utarireba mu maso. ngewe N'amaso yawe. ntabwo ndireba Ntabwo urireba. Bya bintu byo kujya ku kirori kureba gutya ntabwo uba wirebye n'amaso yawe. Ni ikindi kintu kiba kigufashije gukora iki? kundi Kuhareba. Ariko wowe ntabwo wiyizi. Ninjye ukuzi, ni wowe unzi gutyo. Ibyo wari ubizi. wowe ndeba uravuga iti inzovu afite umutwe munini afite udutwi dutoya Ibyo. afite umuntu umeze gutya afite amazuru ameze gutya Wowe ushobora kujya hariya ku kirori ukireba ariko ntabwo biba bivuze ko wirebye. None ukuvuga ngo ubwonko iyo bavuga ngo umuntu yashizemo umwuka, sinyare yo kugira ngo umutima utere. ariko bavuga ko umwuka aricyo kintu cya mbere tutekereze. Nubwo tuvuga ngo ubwonko nabwo burakomeye, umwuka ari umwuka Ntabwo ubwonko duhumeka. bwakora budafite umwuka. Inde Ubwonko budafite oxygen ntibwakora. neza kuki bavuga ngo abazungu ngo bagerageje gukora umuntu ikintu batagezeho ni umwuka. Ntibari bakoze ubwonko se? Oya, ntabwo ubwonko se babukora. Ariko ibyo bintu byaravuzwe. Ariko Byaravuzwe iti umuzungu. Ahubwo abazungu hari ikintu batekereje mu minsi yashize, baravuze ngo barashaka gukora umuntu ku buryo ahoraho. Ngo napfa bongere baristatinga ubwonko. Urumva? Noneho hari ikintu cyitwa cells. Cells urazizi? Cells ndaceka ari amaserire. Amaseri agize umuntu. Iyo niyo apfa rero. No kugira ngo ubone umuntu asaza gutya, serire ubundi buri munsi zihora zikora iki ziyuburura. None iyo utangiye gusaza ziba zitangiye none ubwo nimba abashakashatsi abazungu hari imyaka tuzageramo umuntu yabagize mu ya myaka yo gusa abazungu bakajya icyo mu marira nyine bo batekereje gukora ibyo ngibyo ariko serire ntago zivugururwa. Umuntu arapfa nyine ukuntu baravuga ngo serire zawe uko ziremye kose ziba zifitemo kode yo gupfa. Niyo mpamvu rero umuntu agomba gupfa uko byagenda kose, kuko serire uko yiremye, uko imwe ishaje indi kirema, ibi nayo izana kode yo gupfa, yo gusaza. Ubwo rero urumva nta muntu ushobora guhagarika urupfu kuko uremanywe narwo. Ubwo abazungu baribeshye rero. Ega barakuvuga ngo umuntu niyo bavuga ngo bavuga ngo na science n'ibikiri y'ibije n'Imana ni ibintu biba bikomeye cyane. Ego iyo uri kumwe nanjye uba wumva utari kunguka ibintu birenze ubwenge bwawe. Ega we warisi. Sa urabyemera? Ndabyemera. Erega ibintu byinshi erega ubu ngubu ushatse waje ujya kuri Google dufite za AI ukigisha ugakora ubushakashatsi. Nzagerageza ndebe. Umuntu udakora ubushakashatsi ubuze gukoresha AI. Nzi cyari cyo saho. AI. Haha. Ntabyo. Ubu ngukorera indirimbo kuri AI ivuga ngo nzova afite umutwe munini. None atwicaye yana. Ubwo nambaye mu Rwanda filimbi. Nanjye ubwo nankene yama filimbi ni kubisaza. Nukuri je gukorera indirimbo. Kandi nziza nzova afite umutwe munini. Cyangwa nzova akunda abagore. Wafu muvuga ati nzova akunda abagore. Cyangwa afite akunda indaya. Oya abagore. Abagore. Indaya umutwe munini hoya. Ngaho gira ikintu mbwira rero iyi si yo kuri AI urayibona gute? Sha no kuyitondera. Kuko izaba abanyabwenge. Umuntu urabona aho isimo kugenda ituganisha nuko ufite ubwenge mu mutwe. Ukaba warize wagize tukavuga nk'ibyo byo kureba kuri Google nkanjye nkanzovu nkabambiza ariko ngo ntabwo namenya Google ni iki ndayijyaho gute ariko ni wowe utabishaka. Ni wowe utabishaka rwose kuko iyo ubishaka ubu ngubu nzovu rwose ubu ufite za chat GPT. GPT ni iki? Chat GPT icyangombwa cy'ubutaka. Nacyo bishatse wakigera. Bakita ngo iki ngo harantu byo kugura ngo ukamenya ko ari mu miturire, ukamenya ko ari ahantu bazubaka amasoko, ukamenya ko ari ahantu bazashyira amarimbi, upfe
ibaza uguzana ugasanga bazahashyira amarimbi icyo ntiwabuhombe bitwaye bakwishyura baguhana menshi buri baguha nkangahe arya irimbi bibara imyaka ingahe mbere yuko barisiba imyaka 50 umuntu wa nyuma bamukinguye bareba kuri wa muntu wa nyuma bahashyinguye ntago bareba wa undi wa mbere bareba uwa nyuma wa undi wa nyuma bakaba ari imyaka 50 ishize ryarimbi basha kwashyira ibikorwa remezo amashuri ibiki byiza wibwiwe n'iki nawe kurenza nasoma by the way ulisoma ulienda shule wewe ni mbaya sana wewe ni mkali sana nzovu we kandi icyo kibaje Amag the Black ntago yagishobora yakibirwa n'iki sana abareba nk'umwana wo kwa boss nk'umuntu urya neza yicaye afite ibyiso binini ibihe Amag yirwanyeho yirwanye buri Amag buri mu bantu biteje imbere ndamukunda namwemera nimba nta kintu mwigiraho mwigiro ese bura nzema njye ku musori we anyigishe gukora firigo nibura nanjye ngiye nyikora so nakora firigo nshaje yego yarayiretse ariko ngiye umwuga yakoraga yawunsigira firigo nyine ibintu by'amafirigo yarabiretse ntago agikora amafirigo ngo basigaye yarabaye mu boss ariko nta dufirigo hari nta dufirigo duto tuba muri hari babyitanguke muri to konkani mehe nk'akibumbi ijana nakona kubyo nazanishyiramo uyishyiramo iki urwagwa n'amazi ku byakucyanze we rwose ntabwo ibintu byaranze so reka nkureke mwana reka nkureke ujye kuruhuka ndeka njye kuruhuka urabona hiriwe izuba nk'abasaza b'imyaka 53 tuba tunaniwe tugize uteka tujye kuryama bye bye sawa